banakombye no kumenya ko iyo ariyo mpamvu y'ingenzi ituma amashyaka amwe n'amwe atemerwa mu Rwanda. Kuri byo niba mubifata nk'agacyari ni amahoro, ariko bikwiye kuba ibintu bisanzwe kubera ko jenoside yabaye mu Rwanda. Ndi kuvuga ko ubu ngubu ntabwo kikiri ikibazo cy'u Rwanda cyonyine, ni ikibazo cy'isi yose. Uvuga ko umunyarwanda uba mu Bufaransa agatekereza yuko ikibazo cya jenoside y'abatutsi yabaye mu Rwanda ari ikibazo cy'u Rwanda cyonyine, nagenda reba umwana we wiga mu mashuri yo mu Bufaransa arebe yuko muri porogaramu z'amashuri batigishamo ko jenoside y'abatutsi yabaye mu Rwanda ari ikibazo cy'isi yose, ngo amenye ko itagomba kongera kubaho. Ari nayo mpamvu ndetse no mu minsi ishize leta y'Ubufaransa yashyizeho itegeko rihana umuntu upfobya jenoside. Ni ukuvuga ko hari abanyarwanda benshi bakomeza kwisigaza inyuma, bakumva umuntu wemera ko jenoside yabayeho, bakumva umuntu uharanira kurengera abayirokotse, bakakeka yuko ari ibintu by'igitangaza. Rwose rero nagize amahirwe yo kubona umwanya wo kubitekerezaho, na buri wese rero natangira abitekerezeho azasanga ko atari ibintu bikomeye, ari nayo ntambwe nifuriza abantu gutera aho bari hose. N'umushinga wanjye ni indi ntambwe kubera ko mpamya ko abantu benshi ari uko bataba babitekereje.